Reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement, nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana, nizere ko Uwiteka akomeje kubashyigikira muri byose. Turacyari muri ya gahunda ya twivure indwara. Nkuko mubireba rero ku mafoto, tugiye kugaruka ku ndwara yitwa ise ikunda kuzahaza abantu benshi cyane. Ushobora kwibaza ati ariko se ise yabiterwa n'iki? Ese ni gute nayirinda? Ese ubundi ivurwa gute? Byose ntucikwe ni mu kanya gato kuri iyi channel yanyu yitwa Muganga Clement. Muhawe ikaze. Muganga Clement. Mbere y'ibindi byose reka tubabwire ku gakoko gatera iyi ndwara yitwa ise. Aka gakoko mu busanzwe kaba ku mubiri w'umuntu ndetse kakaba ku ruhu, gusa nta kibazo gatera mu mubiri, ndetse kakaba kanafasha kurinda zimwe mu ndwara z'uruhu. Hari igihe rero aka gakoko gashobora kwiyongera ku bwinshi, ari nabyo biza gutera indwara yitwa ise. Icyo gihe nibwo ku ruhu hatangira kugaragara amabara yijimye cyangwa se yererutse bitewe n'uko uruhu rwawe rusa. Ikunda gufata mu gituza, igafata ku nda, mu kwaha ndetse no ku bibero, kandi ishobora no gufata ahandi hantu nko mu isura ndetse no ku ruhu rwo mu mutwe. Ushobora guhita wibaza ati rero ibimenyetso by'ise ni ibihe? Ikimenyetso cya mbere cy'ise ni ukwishimagura cyane ahantu wazanye ibyuya. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni amabara ku ruhu. Rero ushobora guhita unibaza ati ese ni iki gitera iyi ndwara yitwa ise? Nubwo utu dukoko two mu bwonko bw'imiyege dusanzwe tuba ku ruhu, dore ibintu bishobora gutuma twiyongera cyane, bityo bikaba byatuma urwara indwara y'ise. Icya mbere, kubira ibyuya byinshi. Icya kabiri, iyo ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse. Icya gatatu, kuba uri ahantu hashyuha cyane. Icya kane, kurwara indwara z'imirire mibi. Icya gatanu, kurwara indwara zigabanya ubudahangarwa bw'umubiri nka diyabete ndetse na sida n'izindi zitandukanye. Ikindi twakongeraho ni ihindagurika ry'imisemburo. Rero ushobora no guhita wibaza ati none se iyi ndwara nimba yamfashe noneho ni gute nayivura? Ndaje gato mu kanya mbabwira ukuntu iyi ndwara wayivura. Reka twongere tuguhe ikaze kandi wowe wahisemo gukurikira Muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, gusa nimba utarakora subscribe nakubwira ngo hita ubikora, kuko hano twivura indwara dukoresheje ibimera Imana yaremye, ndetse tukanabagezaho ubujyanama ubuzima butandukanye. Kandi ni ukuri burya ubuzima burakomeye kandi ubuzima ni ingenzi cyane ku muntu. Rero reka dukomeze noneho tubabwire ukuntu iyi ndwara y'ise ivurwa. Dore imwe mu miti ushobora gusanga cyangwa se ushobora kugura muri farumasi yagufasha gukira neza iyi ndwara y'ise. Ni ukuvuga ngo hari umuti witwa Selenium sulfide shampoo cyangwa se Selsun. Uyu muti usabwa koga kenshi gashoboka, ndetse ukawumesesha n'imyenda yawe. Ketoconazole n'undi muti witwa Ketoconazole nisolari cyangwa se shampoo cyangwa cream. Uyu muti rero nawo uboneka muri farumasi, wagenda nyine ukababwira amazina yawo, cyangwa se ukanawubasaba ati ndifuza umuti wamfasha gukira ise. Iyi miti muri farumasi iraboneka, kandi nanone ushobora no kuvura ise udakoresheje imiti yo muri farumasi. Urugero ni nk'uburyo bwo gukoresha vinegere, nk'uko twabwiye ko tubagezaho rero ubundi bumenyi busanzwe ushobora no kwikoreshereza kandi bukakuvura. Hari uburyo bwo gukoresha vinegere cyangwa se amazi y'igikakarubamba. Rero uko wakoresha amazi y'igikakarubamba, ufata igikakarubamba ugakamura amazi, maze amazi avamo ukayasigaho ise yafashe hose. Warangiza ukabireka bikararaho, bwacya mu gitondo ugakaraba. Ni ukuvuga ngo ugomba gukaraba ari uko bukeye. Wabiretse bikarara hahandi wagize gute wari urwaye ise. Ni ukuvuga ngo uragenda ugafata igikakarubamba ukagikamura, noneho amazi avuyemo ukayisigaho ise yamaze gufata, warangiza ukabireka bikararaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba gukaraba muri icyo gihe wisize uyu muti. Uratuza, maze byagera mu gitondo ukaza gukaraba. Rero ibi bintu ugomba kubikora byibura inshuro 3 kugera ku inshuro 5 mu minsi igera
mu cyumweru. Ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu ndabivuga neza ariko nimubyumve muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo ni inshuro eshatu ugomba kubikora kandi ukabikora byibura mu minsi igera muri 3 mu cyumweru. Murimo murabyumva neza? Ni ukuvuga ngo guhitamo iminsi 3 wenda ushobora kubikora ku wa mbere, ukabikora ku wa gatatu, ukabikora no ku wa gatanu, it's good. Cyangwa se ukabikora no mu minsi 5 nta kibazo, ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu, ku wa gatandatu no ku cyumweru, ariko byanze bikunze iyi se ihita ikira. Ngayo nguko rero wenda ikindi kintu nababwira nuko wakwirinda izi ngaruka zo kugira ngo uhure n'ise, kuko ushobora kugira gutya wakora ibyo bintu wenda igakira ariko ugasanga nyuma nanone irongera iragarutse. Rero kugira ngo iyi se itaza kugaruka cyangwa se utazongera kujya kwivuza vuba vuba, ni ukuvuga ngo aka gakoko gatera ise gashobora gufata mu myenda ndetse no mu biryamirwa wararagamo. Ibi bikaba ari byo bishobora gutuma wakongera ukarwara ise kandi nyamara wabonaga yakize. Rero ni byiza ko umesa imyenda n'ibiryamirwa muri uriya muti wa Selenium sulfide shampoo mu rwego rwo kubyirinda. Ku bakobwa ni ngombwa guhinduranya buri munsi amasutiye ndetse n'indi myenda y'imbere kugira ngo iyi ndwara itongera kugaruka. Murakoze rero, Uwiteka abahire muri byose. Murabizi ko iyi ari YouTube channel ya Muganga Clement, tubagezaho byinshi bitandukanye. Ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza. Uyu ni Muganga Clement YouTube channel.